Yes, mwongeye kwirirwa ni Menya Vuba TV, twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Tugeze muri ka kanya kahariwe amategeko y'umuhanda hamwe na Teacher Bukadif. Uramutse rero ushaka gutsindira provisoire, ngwino wigane natwe. Hano wiga rimwe gusa ukahita utsinda. Rero ni karibu, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibibazo n'ibisubizo ndetse n'amategeko y'umuhanda tugenda tukugezaho. Twagiye ku kibazo cy'131 ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a, iby'inyuma metero 3, b, iby'imbere metero 2.70, c, a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cyabaye b, ni iby'imbere metero 2.70. Ati kubera iki? Hano babajije ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga. Ahangaha ntago bavuze imbere cyangwa inyuma, ni ukuvuga ngo mu bisubizo twarebye igishoboka. Iby'imbere muzi yuko ari metero 2.70, noneho iby'inyuma bikaba metero 3.50, kandi metero 3.50 kuri a bashyizeho metero 3. Iyo bashyiraho metero 3 na santimetero 50, igisubizo cyari kuba c, a na b byari kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ariko ahangaha bashyizemo b gusa, iby'imbere ni metero 2.70. Ubwo igisubizo cyabaye b, kuko ku kibazo ntago bavuze ati ku biziga by'imbere cyangwa iby'inyuma. Rero uramutse ushatse gusobanukirwa neza kuri ibyo bijyanye n'ibice birenga ku biziga, wajya ku ngingo ya 57 ku gice cya 4 ugasobanukirwa ibijyanye n'ibiziga mu gazeti ya leta. Nsubiyemo, wajya ku ngingo ya 57 igice cya 4 ubundi ugasoma ibijyanye n'iki, ibijyanye n'ibiziga. Aha, rero uramutse wifuje ibibazo tugenda tukugezaho, ukaba ushaka ibizamini biri PDF haba byose hamwe, watwandikira kuri 0788368682 tukabiguhera ku giciro gitoya cyane. Ku ngingo rero ya 57 nk'uko nari mbibabwiye, ku gice cya 4 biravuga ngo igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 na santimetero 50, iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Aho ngaho ni kuri ku ngingo ya 57, ukamanuka ugasimbuka 1, 2, 3 ukagera ku gice cya 4 ukahita ubona ikijyanye n'ibiziga. Iki kibazo rero nizere yuko kitazagucika. Twagiye ku kibazo cy'132. Uretse biboneye uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa remoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a, ibinyabiziga bya polisi, b, ibinyabiziga bihinga, c, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, d, ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha igisubizo cyabaye c, ni ibinyabiziga, ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ibyo rero nabyo uramutse ubishatse wanyarukira ku ngingo hagati ya 57 kugeza ku ngingo ya 70. Izo ngingo ukazisoma neza ugasobanukirwa ibijyanye na ziriya mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Twagiye ku kibazo cy'133. Gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a, metero 50, b, metero 35, c, metero 25, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni c, ni metero 25. 25. Uramutse rero n'ibyo ngibyo ushaka kubinonosora neza, nyarukira
ku ngingo ya ku ngingo ya 70, igice cya kabiri ingingo ya 70, ubundi urusheho gusobanukirwa ibijyanye n'izo mashini. Aho ku ngingo ya 70 bavuga gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya na Minisiteri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ni aho ngaho batubajije icyo kibazo. Ibivuga mu gika cya mbere n'icya kabiri by'ingingo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikururana bivugwa hepfo. Bipfa kuba bigenda bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibinyabiziga bikururana bikoreshwa mu imurikagurishwa cyangwa na ba mukerarugendo iyo bivuye aho bibikwa bigiye gukora cyangwa se byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. Ibinyabiziga bikururana bikoreshwa n'abapatanye imirimo iyo bivuye aho bibikwa bigiye aho bikora cyangwa iyo biturutse cyangwa se iyo byimutse aho byakoreraga bijya gukorera ahandi. Imashini zihinga zikururana iyo zigenda urugendo rurenze kilometero 25 rw'aho zikorera. Ibinyabiziga bikururana bitwawe ibyamamazwa. Igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga metero 25. Urumva ko ahangaha ugiye ugasoma kuri iyi ngingo ya 70 yose ukayisoma witonze wahita ubona kuri iki kibazo batubajije. Twagiye ku kibazo cy'134. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Utugarurarumuri 2. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ni A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo ni kuri C. Ku bijyanye n'amatara nabibigishijeho cyane ko mukwiriye kugenda mugasoma ku matara ku ngingo ya 75 ukagera ku ngingo ya 82. Izo ngingo zigera muri 7 mukwiriye kuzinonosora bityo mukabasha gusobanukirwa ibijyanye n'amatara. Ikibazo kijyanye n'amatara rwose n'ibi binyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira ariya matara. Bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'2 ndanganyuma ndetse bikagira n'utugarurarumuri 2. Musoma amatara bagenzi banjye, banyeshuri banjye, hari hakunda kuzamo ibibazo bijyanye n'amatara. Musome ziriya ngingo zigera muri 7 mubashe gusobanukirwa neza. Twagiye ku kibazo cy'135. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira: mu masangano, B mu nzira, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha igisubizo ni B, ni mu gice. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ibyapa, ku byapa naho muhige ni uguhera ku ngingo ya 92 ukazamuka ukagera ku ngingo hafi y'100 neza. Iki kibazo rero kijyanye n'ibi byapa bibuza n'ibitegeka nyarukira ku ngingo ya 98 niba ntibeshye. Nyarukira ku ngingo ya 98 ubashe gusobanukirwa ibijyanye na kiriya kibazo. Aho ku ngingo ya 98 bavuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Nyarukira ku ngingo ya 98 urumva ariho iki kibazo babajije bagikuye. Ni ukuvuga ngo izi ngingo wazisomye neza, apana bya bindi byo kuvuga ngo uragenda ufomboza ngo A na B ngo uhitemo B. Soma amategeko y'umuhanda abereyeho kuyiga neza bityo wazabasha kuba uri kwiga ikinyabiziga ntibikugore, kuko burya iyo uzi amategeko y'umuhanda n'iriya sirikirasiyo irakorohera cyane.
Ubwo rero ku ngingo ya 98 niho bakuye iki kibazo. Aha twagiye ku kibazo cy'ijana na mirongo itatu na gatandatu. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira: A, ubururu, umweru, umutuku; B, umweru, umukara, ubururu; C, umutuku, umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ni B, umweru, umukara, ubururu. Mwige ibyapa bagenzi banjye, mwige ibyapa. Ibyapa by'inyongera nabyo biri kuri iyi ngingo ya 97, aho ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange, cyangwa ibibujijwe cyangwa ibitegetse byihariye. Icyapa cy'inyongera naho mubisome rwose, musome ibyapa kuva ku ngingo ya 92 ukagera ku ngingo y'ijana, ukagera ku ngingo y'ijana na gatatu. Ingingo y'ijana na gatatu nibwo urabasha gusobanukirwa ibijyanye n'ibyapa. Twagiye ku kibazo cy'ijana na 37. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira: A, ubuso umweru ikimenyetso ubururu; B, ubuso ubururu ikimenyetso umweru; C, ubuso ubururu ikimenyetso umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko icyapa cyerekana icyago twabisanga mu byapa biburira. Ibyapa rero biburira, niho twasanga ko ibyapa biburira ni biriya byapa bimeze nka mpande eshatu ndinganire, aho hari icyerekana icyago. Ndaza kukibashyirira kuri screen kugira ngo mumenye icyapa cyerekana icyago, aho kiba gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bukaba umweru, ikiranga kikaba umukara. Ariko hano urabona ko nta gisubizo cy'ukuri baduhayemo. Twagiye ku kibazo cy'ijana na 38. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyawo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira: guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo; B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo; D, aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kibazo twakigarutseho cyane mu bibazo nabahaye, twakigarutseho. Ubwo rero musome ku bijyanye n'imirongo, iriya mirongo irombereje, iriya mirongo icagaguye. Banyeshuri gusoma bikenewe, gusoma cyane, kuko amategeko y'umuhanda nabonye polisi isigaye ibaza ibintu bidasanzwe. Ntabwo ikibaza bino bintu byoroheje, ibaza bya bisubizo, bya bibazo nawe ukwiriye kuba warize. Twagiye ku kibazo cy'ijana na 39. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Cya kibazo barakigaruye. Ku biziga aha hantu muhasome. Nababwiye yuko ibijyanye n'ibiziga mujya ku ngingo ya 57 igice cya 4, musome ku bijyanye n'ibiziga. Ahangaha baravuga ngo A, iby'inyuma ni 3 na santimetero 40; B, iby'imbere ni 2 na santimetero 50; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko batubwiye ko ku gice kirenga ku biziga 3 na 40, iby'inyuma ahubwo byakabaye ari 3 na 50, iby'imbere bikaba 2 na 70. Ahangaha rero urumva ko nta gisubizo cy'ukuri baduhaye. Munyarukire ku ngingo ya 57 igice cya 4, musobanukirwe ibijyanye n'ibiziga. Ubwo rero umuntu udafite igazeti ya leta akisomera ibino bibazo n'ibisubizo gusa, ntabwo bizajya bimworohera gusobanukirwa neza. Shaka igazeti ya leta irimo ingingo zigera ku 153 zose, uzisome uzisobanukirwe. Ntuzajya uba uri no gusoma bino bibazo n'ibisubizo
cyangwa uri kureba ibyo twabahaye hano, ujye wifashisha igitabo cyawe, mba nagiye mbaha ingingo mushobora guhita mubisangaho, bityo bikaborohera kumenya uburyo musubizamo ibibazo n'ibisubizo. Ubwo rero icyo gitabo niba utagifite ntabwo bizakorohera kwiga ibibazo n'ibisubizo gusa, ahubwo shaka n'igazeti ubyige byose umeze. Ibibazo bya PDF nabyo utabifite watwandikira kuri 0786 338 688 0786 33 8 nkabibahera igiciro gitoya byose hamwe, ubundi ukabasha kwiga ibintu ari fresh nta mpamvu yo gutsindwa. Urabona ko izi ngingo wazize ingingo ku ngingo harimo buri kibazo n'igisubizo byose niho biherereye, ubundi ugatsindira perime provisoire yawe mu kanya nk'ako guhumbya. Aha turaguma rero twifuriza abantu bose biyandikishije amahirwe masa, bazatsinde rwose, bazakore rimwe gusa batsinda, ariko umuntu wiganye natwe we akwiriye gutsinda, ndabimwijeje akwiriye gutsinda akagira nibura hejuru y'amanota 16, ariko ugasoma ugashyiraho umwete mu buryo budasanzwe. Rero ubutaha tuzabagezaho ibindi bibazo n'ibisubizo, ariko musome ziriya ngingo zo mu igazeti, ubundi tuzajya tumera nk'abari kureviza gusa, nk'abasubiramo ikibazo ngisoma uhita umenya ibyo usubiza, kuko uzaba wasomye ingingo zose zo mu igazeti ya leta y'amategeko y'umuhanda. Ni Teacher Bukalif. Uramutse rero ukeneye biriya bibazo n'ibisubizo biri PDF byose hamwe, wanyandikira kuri iriya nimero nababwiye. Reka rero mbifurize gutsinda, mwige ubundi muzabashe gukorera perime ya burundu mwatsindiye amategeko y'umuhanda. Reka tubonane ubutaha. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Nyagasani akomeze abarinde. Bye bye.